abantu benshi bo kw'isi bahindutse babi kono ugize icyo agufasha bagukurikiye w'inyungu zirenze ese mugenzi wanjye tuzaba ujye wizera Yesu naho yapfa azazuka ntabwoba bwo gutinya urupfu yarapfuye turakizwa yarazutse tuzazurwa ibyo nicyo byiringiro by'abizera Yesu by'ukuri Yesu wacu yarazutse turirimbe ijuru ryaranesheje igituro kirarangaye kiri mu busa Yesu ni muzima. Hari imbaraga imvuyemo, hari imbaraga imvuyemo kandi nkeneye kumenya iyo mbaraga imvuyemo. Mwigisha ko abantu ari benshi twamenye ko hari imbaraga imvuyemo, hari imbaraga imvuyemo ubushobozi bwinshi. Nkeneye kumenya uwo muntu unkozeho. Hari umuntu unkozeho, hari umuntu unkozeho, hari umuntu unkozeho kandi uwo muntu nawe n'umwana mu rubyaro rwa Aburahamu. Sineza kugira nizamana ibikorwa byawe byose bigize kuri njye kubaho kwanjye ni wowe ubigenga guhumeka kwanjye ni wowe ubigenga uranshegera ntacyo yantwara oya ubasha gutegeka nkabaho uhimbazwe. Iyakijije n'amanini ubu iracyariho ikorana n'abafite imitima imenetse iyambura umwambaro ubwibone Yesu ature muri wowe gukizwa kwacu ni ihame nituguma muri Yesu. Isirayeli hari Imana ikomeye n'Imana itandukanye n'Imana z'Abasiriya nizatura imyambi y'umubi nizadukiza indwara y'ibibembe by'icyabane tuyizera iyakijije n'amanini ubu iracyariho ikorana n'abafite imitima imenetse iyambura umwambaro ubwibone Yesu ature muri wowe gukizwa kwacu ni ihame nituguma muri Yesu. Shaka kutanga abagaragu baramwitega kubera uburibwe yarafite aramanuka inshuro ya mbere mu mazi iya kabiri bigenda uko iya kane iya karindwi yazamutse rane ubwibone buratsindwa Yesu aratsinda. Isirayeli hari Imana ikomeye Imana itandukanye n'Imana z'Abasiriya izatura imyambi y'umubi izadukiza indwara y'ibibembe by'icyabane twizera iyakijije n'amanini ubu iracyariho ikorana n'abafite imitima imenetse iyambura umwambaro ubwibone Yesu ature
ihame nituguma muri Yesu. Isirayeli hari Imana ikomeye, Imana itandukanye n'imana z'Abasiriya, nizaturinda imyambi y'umubi, nizadukiza indwara y'ibirema by'icyaha twizera. Iyakijije n'amarira ubu iracyariho, ikorana n'abafite imitima imenetse, iyambura umwambaro w'ubwibone, Yesu atuye muri wowe, gukizwa kwacu ni ihame nituguma muri Yesu. Ikabakura mu mutima ukomeye nk'ibuye, tumwemerere atugenge, adutsindire inarijye, tuzirinde ukwicaha, aduhindura berare, ndabihamya tuzatsinda ntitutagwisari. Ko tugoswe n'igicu cy'abana benshi, utekereza iki buri wese aramutse, akinguriye Yesu umutima, akamwemeza icyaha n'iby'amateka. Ashyirwa ku rutare rw'abazinjirana nawe, bazerekanwa imbere y'Imana nk'abanesheje. Uyu munsi ni wowe, oya witegereze ejo, amarembo ntiyugururwa, ntuzabure sinzabure. Ko tugoswe n'igicu cy'abana benshi, utekereza iki buri wese aramutse, akinguriye Yesu umutima, akamwemeza icyaha n'iby'amateka. Ashyirwa ku rutare rw'abazinjirana nawe, bazerekanwa imbere y'Imana nk'abanesheje. Uyu munsi ni wowe, oya witegereze ejo, amarembo ntiyugururwa, ntuzabure sinzabure. Haleluya. Uwo yapfuye mw'ijoro atumwe n'inama y'agakiza, ku kibazo cyo gucungura Adamu. Mu bamarayika habuze umwe gusa wo gukiza wa munyabyaha wari wacumuye, maze Yesu ababazwa nuko umuntu agiye kurimbuka. Ati nzamucungura, aramanuka avukira mu muntu, umuntu wacumuye nyamara wari uwera. Ni nuko umunyabyaha umuganje, nawe nshuti mbega birababaje. Inzira y'umusaraba itangira ubwo akiri uruhinja, arageragezwa akura umwanzi amwibasira, ariko akomeza gukura ashimwa n'Imana n'abantu. Maze igihe kiragera, Yesu aragambanirwa, ubwo inzira yo gukiza umuntu yaririmbanije. Igihe gikwiriye gisohoye, Yesu aramanikwa ku musaraba, maze ku isaha ya saa cyenda igeze, aratanga aruhukira mu gituro. Satani arishima, azi ko biratiye, azi ko atuje, kumworera urupfu rw'iteka. Hanyuma kuba amerewe n'isirwe, Yesu azukana ubutware, ntiyaheze mu gituro, yazukanye kunesha
reka ngo satani aramwara abonye igitare kibindutse bisasa mu kanya imfunguzo z'ikuzimu intego y'ijuru yagezweho twishime nitwe twacunguwe n'amaraso ya Yesu ntabwo tugipfuye tukiri bazima tubereyeho guhora dushimira icyo gitambo Yesu yadutangiye tugakira yarazutse turirimba intsinzi urupfu ntacyo rukidutwaye oya n'ibitutsi reka ngo satani aramwara abonye igitare kibindutse bizazamuka n'imfunguzo z'ikuzimu intego y'ijuru yagezweho twishime nitwe twacunguwe n'amaraso ya Yesu ntabwo tugipfuye tukiri bazima tubereyeho guhora dushimira icyo gitambo Yesu yadutangiye tugakira ikinyoma akwirakwiza ibihuha ko Yesu yibwe n'abigishwa be ariko Yesu yari yasohotse mu giturage buzima yiyereka abigishwa be ati nahawe ubutware maze barikanga bagira ngo ni umuzingo babonye maze mu kanya gatoya sarazamurwa bagiye kudutegurira heza tuzaba wizera Yesu naho yapfa azazuka ntabwoba bwo gutinya urupfu yarapfuye turakizwa yarazutse tuzazurwa ibyo ni byo byiringiro by'abizera Yesu by'ukuri Yesu wacu yarazutse turirimbe ijuru ryaranesheje igituro kirarangaye kiri mu busa Yesu ni muzima yarazutse turirimba intsinzi urupfu ntacyo rukidutwaye oya n'ibitutsi reka ngo satani aramwara abonye igitare kibindutse bizazamuka n'imfunguzo z'ikuzimu intego y'ijuru yagezweho twishime nitwe twacunguwe n'amaraso ya Yesu ntabwo tugipfuye tukiri bazima tubereyeho guhora dushimira icyo gitambo Yesu yadutangiye tugakira turirimba intsinzi urupfu ntacyo rukidutwaye oya n'ibitutsi reka ngo satani aramwara abonye igitare kibindutse bizazamuka n'imfunguzo z'ikuzimu intego y'ijuru yagezweho twishime nitwe twacunguwe n'amaraso ya Yesu ntabwo tugipfuye tukiri bazima tubereyeho guhora dushimira icyo gitambo Yesu yadutangiye tugakira tukiri bazima tubereyeho guhora dushimira icyo gitambo Yesu yadutangiye tugakira ntiyabashaga kugenza ibirenge bye yahoraga yicaye ku irembo ryitwa ryiza abanyuraga aho ngaho yarabasabaga bose kuko ntiyagiraga ikindi akora Petero na Yohana banyuze aho ngaho nabo arabasaba Petero ati tuzageza aho nabyo dufite ariko icyo dufite turakiguha maze uwari waramugaye atari intambwe birakunda
kunyura anga arabaza ati Sawuli bande baramusubiza bati ni Yesu idatubona kure bidashoboka muri wowe biremera. Haleluya, amena. Mbese Yesu rwose abagomba nziza umwana Yayiro, humura umwana wawe abaye muzima. Haleluya. Umwana w'umuntu yaje kugira ngo abohore impuhwe, kandi yaje gukiza ibisenzegeri, yaje kugira ngo impumyi zihumuke, ibirema bigende, abafite amahoro bose bayabone, ndetse n'abahangayitse baturize muri we. Yaje kugira ngo ibishenjegeri bibone amahoro. Umwana w'umuntu yaje kugira ngo abari mu isi bose bakizwe. Petero, hari imbaraga imvuyemo, hari imbaraga imvuyemo. Abantu ni benshi ntabwo twamenya ngo umukoziho nini. Petero urakabya, hari imbaraga imvuyemo, hari imbaraga imvuyemo, kandi nkeneye kumenya iyo mbaraga imvuyemo. Mwigisha ko abantu ari benshi twamenye ngo hari imbaraga imvuyemo, hari imbaraga imvuyemo. Ubushobozi bwinshi. Nkeneye kumenya uwo muntu unkozeho. Hari umuntu unkozeho, hari umuntu unkozeho, hari umuntu unkozeho, kandi uwo muntu nawe n'umwana mu rubyaro rwa Aburahamu. Mwigisha, hari umuntu unkozeho, imbaraga nyinshi. hari umuntu unkozeho, hari umuntu unkozeho. Mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukijije, nawe ubaye umwe mu rubyaro rwa Aburahamu. Uburwayi bwawe wari ufite burakize burundu. Abantu benshi cyane, haje umugore warumbaye imyaka 12, yari yarahaye abavuzi ubutunzi yarafite, ariko muri bo nta n'umwe wigeze amukiza. Ariko isaha ye yo gukira ubwo yarigeze, yashatse uburyo anyura mu bantu bamuzengurutse, bakore kuri Yesu barebe ko yamukiza. Ariko akimara kumukoraho yahise akira, amukozeho. Kora kuri Yesu kuragukiza, nta n'umwe wamukozeho atakijije. Icyo usabwa ni ukumukoraho wizeye, kandi ibyaha byawe arabigukiza. Kora kuri Yesu kuragukiza, atakijije. Icyo usabwa ni ukumukoraho wizeye, kandi
nta kindi cyamuzanye, kwari ukugira ngo impuhwe zibohorwe, abarwayi bakire, ibirema bigende. Yakoze abibwira ko bareba nabo bagomba guhuma. Mwana wanjye kwizera kwawe kurakujijije genda amahoro kuri Yesu uragukiza nta n'umwe wamukozeho atakijije icyo usabwa ni ukumukoraho umwizeye kandi n'ibyaha byawe arabigukiza kora kuri Yesu uragukiza atakijije icyo usabwa ni ukumukoraho umwizeye kandi n'ibyaha byawe arabigukiza. Icyo usabwa ni ukumukoraho umwizeye kandi n'ibyaha byawe arabigukiza kora kuri Yesu aragukiza nta n'umwe wamukozeho atakijije icyo usabwa ni ukumukoraho umwizeye kandi n'ibyaha byawe arabigukiza.
isi Karuvali ati byose birarangiye maze inyoko umuntu yose arayicungura yarasutse uwo mwami ukuri ntakibarizwa mu bapfuye ubu yicaye iburyo bwaze umutambyi mukuru dusabira yarasutse uwo mwami n'ukuri ntakibarizwa mu bapfuye ubu yicaye iburyo bwaze umutambyi mukuru dusabira ibindi birashushe ariko abantu baranga ibi bintu muri kubibona gute ariko ugereye abo rwose ariko aba bagabo bapfaniye ntibakubwira bahuriye kuri Yesu bahujwe n'umurimo w'Imana Yego. bavuga ngo iki amen ngaho rero dusere rero karabe nyamara nshimira abanyagihoro hari uburyo dukora igitaramo ugasanga bizera tukabwira ngo ariko mwakongera amen aba bizera bafite amena nziza bagiye kongera mbahaye amanota ugera na 10%. ariko dusere izahujisha amena barasobanutse rwose ariko nabonye abazabona umwami babandi biriya rwose ahantu bita i Kigali nabonye ababahagararije hejuru tukwakira abazabona umwami rwose abaririmbyi b'umwami mwababonye babakiriye mu iki bariya nabo ni abanyagihora nakomeje kugenda mbona abandi bashikira abantu nabonye abantu biriya ku Karinzi nabonye n'abandi bo mu ntara zitandukanye mbese aba bantu tubakiriye mu iki buri wese mu mwanya arimo yumve ko ari mu nzu y'Imana ntiwanyemerera ko nakunze abanyagihoro hazongera nkagaruka kwinjirira hano urukumva ukuntu basetse baravuze bati nzaze baravuze bati ku isabato uzaze umva indirimbo yamenye turi abanyagihora bose reka twumve Samweli mbere y'uko baririmba abanyagihora nimba bakwemereye ko uzaza bagire bashe kandi rero muri kamera mwagezemo nitonda amafoto adasha adasha rwose muri abasirimu mwifate nk'abasirimu Nimumve
muyisingize uwiteka kw'icyubahiro nawe nimuramye iyaremye byose icyubahiro naguhimbazwa iteka muyisingize uwiteka kw'icyubahiro initsinzi abera tutaba wenda kurigana kubabara bizongera kubaho kugitaramo cy'abacumuwe aho riho zaririmbira uwatsinze akanesha urupfu ndetse n'icyaha ndabivuga yewe koko nimwumve 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 uwiteka n'uko guhindukira mukaramye yaremye ijuru isi n'amasoko n'inyanja aho riburamye buramye iyaremye byose turahirwa guhimbaza iteka aho buramye buramye isi muyisingize uwiteka kw'icyubahiro nawe riburamye muyisingize uwiteka kw'icyubahiro nawe nimurame iyaremye byose icyubahiro naguhimbazwa iteka muyisingize uwiteka kw'icyubahiro kandi gashibuke rwose kandi mu ndirimbo yanyu musaza wacu arwaye akaba arembye ariko tuzi ko afite inshuti ye magara Yesu reka tumutumeho azamukize nuko niba tindiganya ohereza intumwa kuri Yesu batigenda umubwire ko Lazaro arembye batigira n'ingoga tebuka bazuze umukize kuko tuzi kufite ubushobozi bwo kubikora Yesu amwiribura agiye n'ubabwire n'umurimo ararwaye atariyo kumwica kandi ubabwire uti ugomba gukomera kugira ngo izina ry'Uwiteka rigaragaze Yesu amwiribura ati jya n'ubabwire
asanga Mariya ni yose nuko Mariya n'agahinda kose ati wahoze he niza kuba hano musaza wanjye Lazaro n'abayapfuye wategetse basagakira Yesu Mariya abaza Mariya ati waishimu yehe warikati kwibona reka byararangiye tuvugana ari barabona yesati mukure wibuye kandi mubikore vuba kuko ndataha mu ijuru agiye kwigara dansa maze mu kanya gato dansa aratambuka abana bose bati Yesu ni umukiza Yesu nagakererwa kuko igihe cyose aziye akemura ibibazo inshuti ze zifite tegereza wihangane isaha itaragera asigaye igihe gito bakabikemura Yesu nagakererwa kuko igihe cyose aziye akemura ibibazo inshuti ze zifite tegereza wihangane isaha itaragera asigaye igihe gito akabikemura tegereza wihangane isaha itaragera asigaye igihe gito akabikemura tegereza wihangane isaha itaragera asigaye igihe gito akabikemura n'abarinde abantu benshi bo ku isi bahingutse babi ko nugize icyo gufasha bagukurikiye w'inyungu zirenze ese mugenzi wanjye n'abarinde mugenzi wanjye n'ukuri n'abarinde abantu benshi bo ku isi bahingutse babi ko nugize icyo gufasha bagukurikiye w'inyungu zirenze ese mugenzi wanjye n'abarinde umwe mu bigisha mu mategeko amubaza ngana ati ese mugenzi wanjye n'abarinde ese ati hari umuntu wavaga i Yerusalemu i Yeriko yahuye n'abambuzi baramukubita bamusigara intere umutabyaanyuze aragikira akomeza urugendo umurewi nawe ntiyitaye kuri uwo mugenzi misiyoneri ko yirengagijwe yari gufashwa nande ko yaburaga gato ngo ive muri uyu mubiri byari bibabaje kuko uwo yari na mwene wabo gusa ubuvandimwe n'ubucuti bitari bihagije ese mugenzi wanjye mu by'ukuri n'abarinde abantu bo ku isi bahindutse babi ko nugize icyo gufasha bagukurikiye w'inyungu zirenze ese mugenzi wanjye n'abarinde ageze umusabariya wari mu rugendo amukubise amaso abakunagobe aramubura yamuhaye byose bikenewe bagarura ubuzima aramuvuza yishura byose byamugenzeho ese arahindukira abaza umubajije ati muri bo ese ni nde wabaye ingirakamaro
ari wawe undi musengana oya ziri umuvandimwe ndaguhemukira inshuti na nshuti ikugaburira ushuti cyane uwo kwambitse wambaye ubusa ntacyo wabunganya uwagusuye wabaye n'ingirakamaro inshuti na nshuti niyo mu bibazo Yesu niwe mugenzi ugendana ndagute mu rugendo aho udukene mu mibabaro arakugoboka niwe nshuti ntabwo dukwiye kwizera ufatiye urugero ufasha abandi bagukeneye umva igitaramo cyaba mu izina rya Yesu ariko iki ni igitaramo cyangwa ntabwo ari igitaramo iki ni igitaramo rwose mbese nari mperuka ibi bitaramo kera nanjye ni kera cyane muraza kubyirebera ndabona abantu bafite amatsiko ariko rwose batambuke rwose kandi batambuke ku mukimbagiro kugira ngo ibintu byose bigende neza abantu bafite bizera abantu bafite amatsiko mubona mu madakika make iyi korali The Power zamura turabategereje barabategereje rwose The Power ni korali yavuzwe nakora bigaragara ko ifite amatsiko twayibonye ko ari korali ishobora kuzakora amateka akomeye ku itorero rya Gihora ibintu bikomeye reka twizere ntari ku itorero rya Gihora gusa ahubwo n'iwacu ikanzu yagezeyo ikora ibintu bikomeye cyane nawe yarahageze muzi ko mwayitwohereje reka batambuke abantu bafite amatsiko rwose abantu bafite amatsiko nimba baba bari kunyumva rwose batambuka bakinjira ariko reka mbabwire buriya nta mugeni burya udatinamo akantu burya umugeni wese abanza kwitegura no kwiyoroshya ariko reka mbabwire ibintu abataje yaba ari hirya muri za rurebe waba wacikanwe waba uri aho bita civugiza ariko rwose bandebe kandi kugeze ndabona bakurikiwe na korali impande iheruka rwose nyuma yaho hari korali bita biyusiti baraje rwose ngabo rwose baje rwose masagaye rwose ngabo rwose baje ibintu bimeze neza ariko ntabwo ndabona sindabona abageni ariko abageni bateye ubwuzu rwose bari kumwe ndabona ariko sinzi n'umugore ufite impano nziza ndetse n'iby'impano birazamo mbe twizere ndabona iriya korali ni abahamya bakobwa bose bababonye amashyi menshi cyane ndetse amashyi menshi cyane amashyi menshi rwose ndi kubona babaye bashoboye ngo ni abahamya ndi kubamenya rwose aha ariko niba munezero mukoma amashyi rwose amashyi rwose aha ndabona abantu bafite amatsiko menshi pepa wamutwemerere mu cyubahiro cy'Imana turahagarara ngaho korali namwe mugakate rwose muhagarare inyuma yabo muhagarare inyuma yabo rwose namwe n'isiti umuburo namwe buriya kiba mwakubise mu mwene wa pole y'abayobozi bose mukayigenda murayemerera rwose mwene wa pole y'abayobozi bakuru nizere rero banyemerere bitsumurya banyemerere
kumurya DJ natwemere ariko dusenge. arakoze cyane yego twizeye. Iyi korari uretse kuba ndi kubonamo amashusho nkabona nyazi, Yego. ariko imyambarire hari korari bita abahamya ba Yesu b'i Kigali, ukuntu ari abasirimu, ndabona n'aba ngaba rwose ni abasirimu nk'abahamya, barasobanutse. ariko hari ndi kurota nanga nibo. Iyi ndi kubona ku maso rwose aba basa na korari abahamya, turi kubireba. ariko reka nkwerekere Mudaseba kera yatangaga barasobanutse. Yaje Mudaseba waza ukayibampera ko basobanutse rwose, barasobanutse bangukuriye bahe rwose. Abantu barasobanutse, aba ni amateka hano mu Gihora. niba hitamo kubaha bravo, niba ari barasobanutse nk'umuyobozi mukuru wayo uburenganzira. Atanzo bravo, bravo, bravo. Rimwe, kabiri, gatatu. Barakoze cyane. Nako nako bagataha. Arakoze cyane. Murakoze. Dusenyuma. Yego twizeye. Ariko na kugeza ubwo musohoka mukagera i Gisenyi, Kigali n'ahandi ikorari yaturutse mu Gihora ikaduhagararira. Ubwo rero ibyo mugiye kutumurikira biradutera kubashigikira ko tuzajana. Ndagira ngo Mudasebanya yakiriye impano yahawe itorero, turagira ngo ayishikirize abatekinisiye muri bwa buryo bwabo batugaragarize nanga se bumvisha abateraniye aha aho korari igeze. Ariyo mpamvu yashatse kumurika indirimbo zabo nanga se zo bamaze gutegura no gukora. Ariko hari abantu buno babaye abahanga bazi guhanga udusha, tukaba twakumva amajwi ariko bene yo tutabumvise ntabwo byatunyura. Turasaba ko mutwumvisha izo ndirimbo niyo kaba gace gato, noneho nibarangiza kuzitwumvisha murabihamya namwe muririmba, kugira ngo twemere yuko amajwi twumvisha mu byuma ari nayo yanyu, maze noneho tubabwire tuti urugendo mugiye kugenda turajana namwe. Siko bimeze muyobozi? Hari ubwo se mwadutuburiye? Katubyumve muyobozi. Muyobozi nkundira abo bagabo basobanutse, bankundire baye bicaye gakeya kugira ngo n'ubundi bavuna akagongo, n'ubundi bahagaze umwanya, nitwongera kubakenera turababwira. aha katwumve. Ese koko murakoze. Ese koko iyi korari igiye gushira ibihangano byayo ahagaragara? Reka manze byumve bimeze bite? ngiye kubyumva hariya rwose. Bacurange twumve, bacurange rwose, bacurange hariya twumve rwose, bamanze bashiremo twumvira mpano bahaye itorero nimba batayipfunyikiye. Oya nibashiremo twumve, bashiremo rwose. Kandi burya ngo icyifuzo cy'umuyobozi hari igihe byaba itegeko, twumve ko aribo. Ariko nanone yego tugiye kumvisha amatwi, yego, ariko mu mwanya turarebesha n'amaso, twumve ko ari byo, turebe ko ari bo muyobozi rwose. Mana tugiye kumva ko ari bo, twasabye abatekinisiye nabo twumve ko ari bo, turebe ko ari bo. muyobozi rwose urakoze cyane. abatekinisiye mutwemerere mushiremo bashiremo indirimbo rwose, twumve indirimbo bamaze gushyira ku mafurashe n'ahandi hatandukanye y'ikoranabuhanga. nkundirana n'ubundi mbaze umwe mu baririmbyi atubwire iyi rubumu yitwa izina ryayo. rero uwo mubyeyi mikorofone mubaze, iyo rubumu yanyu yitwa Zagaruka, yitwa Yaragiye, mbwira izina ryayo. Yesu ashimwe. Ahimbaze. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Buri wese ndashaka kuzamura ikiganza. Haleluya. Murakoze. Albumu ya video yacu yitwa Nta Bwoba. Nta bwoba tugomba kugira kuko Yesu yavuye mu gituro. Amen. Ubwoba nibushire, yavuye mu gituro, ubwoba ntibukagaruke rwose. Reka abatekinisiye n'ubundi ntekereza ko bamaze kubitunganya. Buriya rwose bari kundeba bati ibintu sawa, ubu muzika burasobanutse. Ariko hari ambasadazira ntabyumve, ntabwo aramba ni abari bo nabo banyaga
twateganyije kugira ngo turebe ko muzika ari injana rimwe mugire mushiremo akantu kugira ngo turebe noneho mu mwanya aho murashira mwijwe ariko ndi gushidikanya zamura ubwo muzika muzika niko rwose urasobanutse neza kumbwira neza mwana ibikorwa byawe byose ni byiza kuri njye kubaho kwanjye ni wowe ubigenga uhumeka ese babantu nibo ariko reka twumvane ture twumve niho ndabamenyera reka twumve aho amakare rwose hazaza kukuriho nukuri imibereho yanjye iri muri wowe duhumeka kugawe umwuka wose ni wowe uduha ese umubisha murambera amashyira reka dusabe abagabanyiriziye ntibagabanye dushaka kugira ngo iyo furashe muyikuremo muyiduhe hano ahasigaye mushiremo umuzika wabo turebe ko barurira rwose umutekinisi umwe natuzanira iyo furashe reka nkubwire umva abo bantu mwabampera amashyi mwabantu mwe rwose iyo furashe muyiduhe rwose ntabwo badufite yesu azagaruka vuba yumvishera nanjye nta bwoba mfite oya iyo furashe bari kuririmbiraho ngiyi kugira ngo tutagira ngo niyo bari kugumya kuririmba ngaho nibashyiremo umuzika n'amajwi gabo Yavaye aturuka ubari nabi kubiri